Namakuru ni inkuru ibabaje cyane tugezeho muri uyu mwanya, inkuru imaze amasaha abiri imenyekanye, inkuru iri gukomeza kugenda itangwaho ibitekerezo n'abantu bagiye batandukanye, aho uyu mwana muri kubona kuri screen zanyu wambaye ijezi y'umutuku yaje kuza kuba yakicwa n'uyu mugabo muri kubona kuri screen zanyu wambaye amapingu. Binavugwa ko ngo yari inshuti ye magara, ariko ukibaza ni gute inshuti yawe magara yakuvutsa ubuzima, yakototera, ikakwambura ubuzima? Ijambo ry'Imana riravuga ngo umwanzi w'umuntu ngo azaba uwo mu rugo rwe. Yego, birashoboka ko umwanzi wawe, umugome wawe, umugambanyi wawe yaba muri bamwe twizeye tukabaha karibu mu mitima yacu. So rero mu by'ukuri ntago nabona icyo mvuga, ariko mbere na mbere mureke tubanze twihanganishe umuryango uyu mwana, mukomere kandi Imana ikomeze kubakomeza. Mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko tuzongera guhura n'abacu basinziriye, kuba afite ibyiringiro by'uko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima tuzongera kubamo, ariko kandi Imana izahanagura amarira ku maso yabo, kandi urupfu cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizongera kubaho ukundi. Ndebera aho hasi mu ijambo subscribe ukandeho, ubundi nze nkugezaho iyi nkuru. Amakuru avuga ko uyu mwana w'umuhungu wishwe yitwaga Fred. Wari umwana ukiri muto cyane nk'uko uri kubona kuri screen zawe, akaba yaratuye hariya mu karere ka Rubavu nk'uko bigenda bitangazwa na bamwe mu bantu bagiye batandukanye. Abantu benshi kugeza kuri ubu bari gukomeza kugenda bibaza bati niki cyatumye uyu mugabo agira gutya, afata uyu mwana aramwica amuvutsa ubuzima? Byagenze gute? Bati tari muzica mugeze he, muzica mugeze ryari? Abantu bagiye batandukanye bagiye bakomeza kugenda bamusabira kuba nawe yahita yicwa, ariko abandi bati none se bahise bamwica, ubwo murumva twaba dutandukaniye hehe? Ibyo nyine barabivuga nyine like kubera nyine amarangamutima, twumva nyine natwe bahita bamwica bakamukuraho umutwe. Ibyo ni ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye bari gukomeza kugenda n'ubundi bagarukaho bavuga bati nawe akwiye kwicwa. Mwumvire rero bazisome n'ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye, turaza turebera hamwe ubundi niki cyatumye amwica, ubundi byose byatewe n'iki. Uyu nguyu yitwa Karine yagize ati bamwice. Uyu nguyu yitwa Olive yagize ati kuri njye mba numva bidahagije pe, gusa abantu nk'abo ntitubakeneye pe. Uyu nguyu yitwa Muvunyi Rwanda yagize ati baba bagomba kubaho niko Imana yabipanze. Uyu nguyu yitwa Umutoni yagize ati nawe bamwice kuko bakomeje kudukora ahababaza. Uyu nguyu yitwa Damo yagize ati nawe bamwice. Uyu nguyu yitwa Pelagia yagize ati Imana imwakire mu bayo. Uyu nguyu yitwa Monique yagize ati bamwice nawe. Uyu nguyu yitwa Muvunyi Rwanda yagize ati none twaba dutandukaniye he? Uyu nguyu yagize ati rest in peace. Uyu nguyu yitwa Hope yagize ati nawe bamwice. Uyu nguyu yitwa Ariette yagize ati nawe bamwice. Uyu nguyu yagize ati bikomeje kugorana. Uyu nguyu yitwa Olivia yagize ati ariko nge ndibaza muzica mugeze ryari koko? Uyu nguyu yitwa Olivia yagize ati hari umuntu utumye ndabona ubutumwa yafatanije wihangane ntabwo musomye. Uyu nguyu yitwa Mugisha yagize ati yo. Uyu nguyu yagize ati nawe bamwice. Uyu nguyu yitwa Olivier yagize ati nge bishoboka namwica pe kuko ni umugome, rest in peace Fred. Uyu nguyu yagize ati kirareba nk'icyicanyi nacyo bakice. Uyu nguyu yitwa Naomi yagize ati winseka nibyo pe, kireba nk'icyicanyi rwose bakice. Kugeza kuri ubu ngubu amakuru ahari nuko uyu bivugwa ko
ariwe wishe uyu mwana w'umusore witwa Fred, yamaze kuba n'ubundi yatwarwa na polisi y'u Rwanda. Uyu nguyu yagize ati nanjye namwica rwose pe. Uyu nguyu yitwa Jessica yagize ati namwica yo gapfa nabi. Uyu nguyu yitwa Umutesi yagize ati yo narwo ni ruzaramba, ati gusa n'ukuri birababaje. Ngira ngo rero ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye ni byinshi, ariko mw'abantu mwe koko bigenda gute kugira ngo umuntu yototera undi amuvutse ubuzima? Ngira ngo iyi ni inkuru tugiye gukomeza kugenda tubakurikiranira 5 kuri 5. Turagenda tubagezaho updates zigiye zitandukanye nk'uko mubibona kuri channel yacu yitwa Inkuru Yihutirwa. Inkuru yose yihutirwa na handi wayisanga atari hano kuno muyoboro, wowe ndebera ku ijambo subscribe. Buri wese ugeze aha ngo washije kureba iyi nkuru amfasha ngandire subscribe, ubundi tujye dukomeza kugenda tubana muri izi nkuru n'ubundi genda pagezo umunsi ku wundi.